Muraho neza abakunzi b'Inshuti y'Igikoni TV. Nejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi. Ndizera aho muri mumeze neza, abatameze neza muhumure muraza kumera neza. Uyu munsi rero bahaye ikaze mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe uburyo twateka icyayi kiryoshye tugasangira n'umuryango, tugatumira n'inshuti, tukaryoherwa rwose umunsi wacu ukagenda neza. Rero hari ibyo tujya twumva ngo ugasanga babyishyize mu majwi mu ndimi z'amahanga ngo ni za ngo Africanity, ibintu nk'ibyo. Uyu munsi rero nanjye ngiye guteka Africanity mu rwego rwanjye. Nawe mu rwego rwawe ugomba kuba umusiru ukanywa Africanity kuko nawe bitabera. Ni mu kanya rero. Kurikirana Inshuti y'Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza. Nkuko rero nayimaze kubibabwira, tugiye kurebera hamwe uburyo twateka icyayi, icyo bakunda kuvuga ngo na Africanity, natwe tukakinywa mu rugo tutagiye mu kabari, nutabashije kujyayo ukabona bagikorera mu rugo kuko nta kidasanzwe. Mwebwe mugana Inshuti y'Igikoni TV ubundi dusirimuke, nta mpamvu yo kwigora. Iyi ni isafuriya tugiye gutekeramo, hanyuma aya ni amata. Zaterwa nuko ushaka n'ingano yayo ushaka guteka, nta kibazo. Ayo rero ngayo tugatereka ku mbabura yacu, hanyuma ibirungo ni bya bindi tuzi. Tugiye gukoresha umucyayi, dukoreshe iki cyateye cyangwa cya romarimo kimwe, hanyuma gusa ugomba kumenya yuko muri Africanity ntabwo agomba kuburamo tangawizi. Ntukaburemo tangawizi rwose kugira ngo unywe icyayi cyawe kiryoshye. Hanyuma hakaba n'aka karongo ka tea masala. Ibi birungo ntukabibure mu cyayi cyawe cyitwa Africanity. Ubwo rero si ngombwa ngo umenye amazina yabyo, wowe kora icyayi winywera icyayi kiryoshye. Ubuzima wumve nawe uryoshye ubuzima, nta kibazo. Ubwo twatangiye nyine gukora, nyine ngiye guhita nshyiramo ibirungo byanjye. Ni na byinshi se, ni ugushyiramo dukeya kugira ngo naho waba utagifite munsi y'urugo. Ku isoko rwose utu tuntu turahendutse 100, yakoze cya 50 sinzi, ariko hari naho bakiguha cya 50 nabyo birashoboka. Ariko no ku isoko rwose birahendutse ibi ngibi byo nta kibazo. Yego yini gashyiramo umucyayi wawe, warangiza nabironze bimeze neza. Hanyuma tangawizi, rero tangawizi ngiye kuyirapa, nawe uzajye uyirapa cyangwa se nushaka uyihonde mu bushake bwawe. Sinkubeshye pe, n'unywa iki cyayi uzumva uguwe neza. Kandi rwose umushyitsi nagusura ugateka ka Africanity kamubwira uti rwose naguteguriye icyayi kiryoshye mugabo wanjye se uvuye ku kazi, umva tungura ariko abantu gitungura abantu rwose ku buryo uko yagusize none atari ko agusanga. Simbukire mu isoko ugure aka tangawizi, umutware aze asange watetse ka cyayi, cyangwa se nawe umutware umudamu asange wagatetse. Abana namwe ntimuhejwe, mutungura ababyeyi, bitwaye icyariko. Ibintu byose tugomba kujya twishakamo ibisubizo rwose. Uzajya wumva bavuga ngo Africanity, mu kabari se mu maresitora twayigondera wa muntu, tuzajya duhimbirwa mu rugo. Uyu munsi bafitiye amagambo menshi, barayanye menshi pe. Yewe gahita none ushyira muri cya cyayi cyawe n'iya mata yawe wateguye hano, warangiza
ubwo nyine ukaba upfundikiye, ugapfundikira icyayi cyawe. Nikimara kuzamura umwuka, mukomeze munkurikire, ndaza kukwereka ikiri bukurikire, ariko ndakubwiza ukuri iki cyayi kiraba kiryoshye pe. Ariko ubanza ntigeze mbibutsa ko nibushyiremo n'amajyane. Aho ugiye mu magambo menshi, ariko turaza gushyiramo n'amajyane. Ntabwo ari ngombwa aya ngaya nshuti yanjye, nushaka ugende muri karitsiye ugura ya 50, ay'ijana. Icy'ingenzi ni ukunywa icyayi kiryoshye. Rega ibintu tugomba kubigira tukabyoroshya, kandi natwe tukabaho nk'abandi bose. Ubuse twazaheranwa n'ibyo byose, tuzajya tugenda uko intege zacu zingana. Icyayi cyanjye rero aho nashakaga ko hagera kugira ngo nshyiremo ya timasara ndetse n'amajyane harageze. Ubundi icyayi iyo kimaze gutangira ubona ko gitangiye cyashyushye, ibyiza no gutangira gushyiramo aka karongo kugira ngo bizamukane gakomeze nako gakore. Yego ibyo byiza pe. Rero rwose bakunzi banjye, mube hafi mukurikire, ntucike intege rwose. Nanjye ntabwo ndi bucike intege kugira ngo duteke icyayi. Iki cyayi kiraba kiryoshye. Ikindi nawe kubwira ngo ni timasara. Ntukihebe, ntukijene nshuti yanjye, wicika intege rwose. Jya wigirira icyizere, uvuga uti nanjye uyu munsi rwose ndabaho gisirimu. Nanjye uyu munsi niko nabigenjeje. Gusa iyo urebye ubona ko ariko bimeze, ariko ego ko mana yanjye ndabyishakira bikemera da. So wabigenje. Hanyuma rero amajyane, nshyiramo n'amajyane. Ubundi yarekeraho bikaza kwihwanira inkoyoyo. Hari icyo bitwaye. Ndakubwiza ukuri, iki cyayi nugiteka ukakinywa uzambwira. Ntukagire ubwoba, ntukihebe ngo uvuge uti rwose ngiye birabiro ngo ntabyo mfite. Naho iki ngiki utakibona mu masoko, haba harimo utundi turungo tw'ibyayi turyoha. Si ngombwa akangaka gusa, wowe gusa tungura umuryango. Vuga uti uyu munsi ni muri weekend, ndasangira n'umuryango wanjye. Ni muri weekend, ndatumira inshuti, uyu munsi ndabatekera Africanity. Ntukihebe kandi umva, wigirira icyizere, ariko ibintu byose birashoboka. Reka twongere dupfundikire kugira ngo icyayi cyacu gishye neza. Turaza kukinywa kiryoshye pe, muraza kubibona namwe. Icyayi cyacu rero kikaba cyahiye pe. Ariko reka ndeke cyongere gitogoteho gakeya kugira ngo bya birungo byanjye bikomeze bihiremo. Reka nkubwize ukuri inshuti yanjye, wowe unkurikiye, wowe udahwema kubana nanjye, ndagukumbuza guteka iki cyayi. Iki cyayi uzagiteke, ukinywe, uzambwe. Wowe uko nabikoze kose nawe uzaba ariko ubikora, hanyuma uzambwira. Ni icyayi kiryoha, ni icyayi utagira ikibazo ubonye umushyitsi, ni icyayi wakwakiriza umuntu wawe wumva wiyubashye rwose, ntabwo gitera ipfunwe pe. Ni karibu rero mu guteka iki cyayi. Hanyuma rero wowe twabanye uyu munsi bwa mbere, ndagusabye kanda kuri subscribe, ukande share, like na comment, ariko ntibagirwe n'akazogera kugira ngo ibiganiro byanjye uko bije ujye uhita ubibona ako kanya. Murakoze cyane. Kuko icyayi cyanjye kimeze kirahiye, kimeze neza. Ahasigaye ngiye kugisuka muri teremusi. Ibyo byo ni namwe murabizi ko mwabikora. Murakoze cyane, ndabakunda. Naho gutaha, bye bye. Kurikirana inshuti Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza.